Urwandiko rwa Pawulo ku Befeso. Inkuru y'uko Pawulo yageze mu murwa wa Efeso irashimishije rwose. Ushobora gusoma ibyo mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 19. Efeso wari umurwa munini, warindiriye abaramyi b'igirwamana byinshi mu by'Abagiriki n'Abaroma basengaga. Nuko mu myaka irenga 2 Pawulo yahakoreye umurimo w'ubumisiyoneri ugaragara kandi abantu benshi bayoboka Yesu. Nyuma y'imyaka myinshi Pawulo amaze gufungwa n'Abaroma, Pawulo yanditse uru rwandiko. Injyana y'igitekerezo kiri muri uru rwandiko yigabanyijemo ibice bibiri bisobanutse rwose. Mu gice cya mbere Pawulo asesengura inkuru y'ubutumwa bwiza, uburyo ko amateka yose yuzurira muri Yesu no mu buryo ari mu muryango w'abamuyobotse ugizwe n'amoko menshi. Igice cya mbere n'icya kabiri by'uru rwandiko bihuzwa n'ijambo nuko rero. Maze Pawulo aho asesengura uburyo inkuru y'ubutumwa bwiza igomba kuzana impinduka muri buri gace k'inkuru y'ubuzima bwacu, ku giti cyacu, aho dutuye, mu miryango migari ndetse n'iyacu bwite. Reka noneho turusesengure maze turebe uko Pawulo yumvikanisha ibyo byose. Umutwe wa mbere utangirana n'umuvugo mwiza wanditse mu nganzo ya Kiyuda, aho Pawulo ashimira Imana Data ku bintu bitangaje yakoreye muri Yesu Kristo. Uhereye kera Data yahoranye umugambi wo gutoranya no guhesha umugisha abantu bisezerana. Aha watekereza ku muryango wa Aburahamu mu itangiriro umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugeza mu wa 3. Ubu noneho ku bwa Yesu umuntu wese ashobora kwakirwa nk'umwana muri uwo muryango. Urupfu rwa Yesu rutwikira ibyaha byacu bibi bikabije, intege nke zacu zikabije, kandi muri Yesu tubona ubuntu bw'Imana. Mu by'ukuri Pawulo avuga ko ubuntu bwadufungura inzira nshya kugira ngo dusobanukirwe buri gice cy'ubuzima bwacu. Mu mutwe wa mbere umurongo wa 10 avuga ko umugambi w'Imana wari wo guhuriza hamwe ibintu byose byo mu ijuru n'ibyo mu isi muri Kristo, izina risobanuye Mesiya. Umugambi w'Imana wahoze ari wo kugira umuryango mugari w'abantu bashya bahurijwe muri Yesu ari we Mesiya. Pawulo aravuga ati, iyi ntego y'Imana yasobanutse kurushaho ubwo twaremerwaga kuba muri uwo muryango uhereye kera. Kandi aha aravuga ubwoko bw'Abayuda n'umuryango wa Aburahamu. Ariko nanone Pawulo avuga uburyo namwe, ahashaka kuvuga abatari Abayuda, mwese mwumvise ibya Yesu n'agakiza kabonerwa muri we, kandi namwe mwagezwaho muri uwo muryango bitewe n'umurimo wa Mwuka Wera. Ubwo aha araganisha ku byabaye bivugwa mu nkuru byakozwe n'intumwa z'uko Mwuka w'Imana yahurije Abayuda n'abatari Abayuda mu muryango umwe muri Yesu. Bisa neza n'ibyo Imana yari yarasezeranyije Aburahamu kuva kera. Ubone nanone uko muri uyu muvugo Pawulo atangira avuga ku Mana Data, akongera akanavuga kuri Yesu Umwana, maze hanyuma agasoza avuga kuri Mwuka. Bose uko ari batatu bakorera hamwe nk'uko Pawulo abivuga mu nkuru y'ubutumwa bwiza. Ni byiza rwose. Nyuma y'umuvugo Pawulo akurikizaho isengesho. Asabira abayoboke ba Yesu badakwiriye kumenya ibijyanye n'ubutumwa bwiza gusa, ahubwo ku bwabo bari bakwiye gusogongera imbaraga zabwo. Ko bari bakwiye gushobozwa n'imbaraga zigazazuye Yesu zimukuye mu bapfuye, zikanamushyira hejuru nk'umutwe w'abari mu isi yose. Naho mu mutwe wa kabiri Pawulo asubira inyuma agasobanura bimwe mu bitekerezo by'ingenzi byo mu muvugo wo mu mutwe wa mbere, cyane cyane ubuntu bw'Imana n'uyu muryango mushya wa Yesu ugizwe n'amoko menshi. Atangira asubiramo inkuru y'uko abakristo batari Abayuda bamenye Yesu. Mbere yo kumva inkuru ya Yesu, bari bariho ku mubiri ariko bapfuye mu buryo bw'umwuka. Bisanga bari mu mutego w'ubuzima budafite intego bwo kwikunda n'icyaha, bari barashutswe n'imbaraga mbi z'umwuka w'umwijima. Ariko mu buryo butangaje, Imana mu rukundo n'imbabazi byayo bihebuje irabakiza. Yababariye ibyaha byabo byose, maze ihuriza ubugingo bwabo n'ubugingo bwa Yesu wazutse maze nabirabazura. Nuko rero noneho nk'abamaze kugirwa bashya muri Yesu, bafite umunezero wo gusobanukirwa umuhamagaro mushya n'intego zose n'imirimo Imana yabashyize imbere. Ntabwo bagiriwe ubuntu bw'Imana gusa, ahubwo banahamagariwe kuba mu muryango mushya. Mbere yo kumva ibya Yesu, abanyamahanga ntabwo bari batandukanyijwe n'Imana gusa, bari batandukanyijwe n'ubwoko bwayo bw'isezerano, ari umuryango wa Aburahamu, kandi ku mpamvu ifatika. Amabwiriza y'isezerano ryo ku musozi Sinayi yakoze igisa n'umurongo ntarengwa ukikije umuryango. Yari ameze nk'uruzitiro ruheza abantu b'abanyamahanga bose. Ariko muri Yesu amategeko ya Mose yarasojwe maze umupaka ukurwaho. Abari amaharakubiri bahindutse, nk'uko Pawulo abivuga, abantu bashya bahujwe bashobora kubana mu mahoro. Pawulo akomereza mu mutwe wa 3 atangazwa n'umwihariko w'inshingano yahawe ngo yamamaze inkuru nziza mu banyamahanga. Kandi nubwo yari muri prison, ashimira Imana amahirwe yagize yo kubona uyu muryango w'isezerano waguka kurushaho. Pawulo asoza icya kabiri kibanza cy'uru rwandiko muri ndi sengesho. Ubwo asengera abayobotse Yesu ngo bakomezwe n'umwuka w'Imana kugira ngo bahweze kandi basobanukirwe urukundo Kristo afitiye abantu be. Icya kabiri cya nyuma cy'uru rwandiko gitangirana n'uko Pawulo ahindura ingingo, maze agatangira gukangurira umusomyi kwemera inkuru y'ubutumwa bwiza ngo ihindura inkuru y'imibereho yabo bwite. Bityo mu mutwe wa kanatangira ku buzima bw'itorero bwa buri munsi. Itorero n'umuryango munini ugizwe n'abantu batandukanye, ariko agashimangira ko bose ari umwe. Nuko ijambo umwe niryo jambo ry'ingenzi muri uyu mutwe.
ni umubiri umwe uhuzwa n'umwuka umwe, bafite Imana imwe no kwizera kumwe, bafite umubatizo umwe, bizera Imana imwe. Ubwo ni ubumwe bukomeye. Nyamara Pawulo ati ubumwe butandukanye no kutagira itandukaniro. Akomeza yerekana uburyo umuryango mushya wa Yesu ugizwe n'abantu batandukanye rwose, ariko bose bambitswe imbaraga n'umwuka umwe wera, buri wese agakoresha impano ze zihariye n'umuhate wo gukorera Imana, akanakunda mugenzi we maze bakubaka itorero. Aha akoresha ibigereranyo bibiri byiza rwose. Icya mbere ni ukubaka itorero nk'urusengero rushya. Icya kabiri ni uko bose barimo guhinduka abantu bashya, Yesu nawe akababera umutwe. Kandi kuba abantu bashya ni ikigereranyo agiye noneho kwifashisha mu mitwe nk'ingahe ikurikira. Pawulo ashishikariza buri mukristo kwiyambura umuntu wa kera nk'imyambaro ishaje no kwambara umuntu mushya uw'ishusho y'Imana igaragariramo. Nuko akomerezaho muri iki gice kinini aho agereranya uyu muntu mushya n'uwa kera. Aho kubeshya, abantu bashya bavuga ukuri. Mu cyimbo cyo kubika uburakari, bakemura amakimbirane yabo mu mahoro. Aho kwiba, abantu bashya ni abanyabuntu. Mu cyimbo cy'urugambo, bakomeresha abantu amagambo yabo. Aho kwihorera, abantu bashya barababarira. Mu cyimbo cyo gushimisha irari ry'ubusambanyi, abantu bashya bitoza kwirinda mu byifuzo by'imibiri yabo. Aho gusinda, abantu bashya bemera guhindurwa n'umwuka w'Imana, kandi asobanura ko uko guhindurwa gusa mu buryo bune butandukanye. Uburyo bubiri bwa mbere bujyanye no kuririmba, kuririmbana n'abandi no kuririmba wenyine. Iki rero kirashimishije cyane, ko ikintu cya mbere Pawulo atekereza ku buryo kimwuka akorera mu buzima bw'abantu ba Yesu, baririmba no gucuranga. Ikimenyetso cya gatatu cyo gukoreshwa na mwuka no kuba umuntu ushima ku bwa byose. Icya kane ni uko mwuka ahatira abayoboka Yesu kwitwara nk'aboroheje ku bandi no kubanza abandi nk'abakomeye kubarutaho. Kandi uko biri, Pawulo atinda kuri ingingo ya kane yerekana uko urugo rw'abakristo rukora. Umugore ukurikiye Yesu ahamagarirwa kubaha umugabo we no kumuha uburyo bwo guhinduka akamwitaho. Umugabo nawe ahamagarirwa gukunda umugore we no gukoresha inshingano ye kugira ngo areke ibyo kwikunda ubwe, maze ashyire imbere kugubwa neza k'umugore we kuruta ukwe. Nuko Pawulo aturwa n'urwo rugo rwerekana by'ukuri inkuru y'ubutumwa bwiza. Ibikorwa by'umugabo bigereranya Yesu n'urukundo rwe ndetse no kwitanga kwe. Ibikorwa by'umugore bigereranya itorero, ibyo biha Yesu uburyo bwo kurikunda no kurigira rishya. Bityo Pawulo akoresha iki gitekerezo ku bana n'ababyeyi ndetse no kumbata n'abatware. Pawulo asoza urwandiko yibutsa aba bakristo ukuri ku birebana n'umwuka mubi. Ibyo ni ibinyabugingo n'imbaraga bigerageza guhungabanya ubumwe bw'abantu ba Yesu no kwanduza ubumuntu bwabo bushya. Nuko Pawulo abashishikariza guhagarara bashikamye no kwambara izi ntwaro zikwiriye ku mubiri, asobanura mu magambo y'ibigereranyo. Pawulo yakuye izi ntwaro zose zo ku mubiri mu gitabo cya Yesaya ndetse n'uburyo Yesaya asobanura umwami Mesiya. Nuko noneho nk'abayoboke ba Mesiya, dukwiye kugaragaza ibiranga Mesiya ko natwe bituranga kuko ari twe tugize umubiri wa Yesu. Mu buryo bufatika, tekereza ko icyo Pawulo avuga ku bakristo nuko batangira kugira ingeso, bakoresha gusenga n'ibyanditswe hamwe n'imibanire yacu ubwacu, kugira ngo bidufashe gukura no kugera ku gihagararo cy'abayoboke ba Yesu. Ibyo nibyo byandikiwe Abefeso. Byiza cyane. Aha niho Pawulo avuga inkuru y'ubutumwa bwiza yose mu ncamake, n'uburyo igomba guha umurongo mushya buri gace k'inkuru y'ubuzima bwacu.